Ngewe ngera mu kazi saa 11 nageze hano muri iki gishanga hari abaturage nasanze baraye hano kwibaraza bavuze ko ishobora kuba imvura yabanje mu shamba amazi aratemba kuko bageze hano saa 4 babura aho bambukira barara hano kwibaraza nge nahabasanze bangana giki urame nakubwiye ngo ufite amafaranga ge arambuka adashaka gukuramo inkweto ye agamazi gafite ubukonje nuko yambaye inkweto ihenze nago rero yaje kuyitakaza ngo ayita agaciro gakeya yarayiguze bose witwari nitwa Masengesho kora iki ndacuruza barayihujije nibyo ndabyuzi kuko ndabizi muri cyuve ari amazi ava za Gasiza ruguru hari aho bagiye bahuza imigezi ariko bayahuza bageze hepfo hano muri Muhoza ntabwo bahaguye nkuko ruguru hagutse ngo barahakoze mwebwe barabirenganya kuko iyo bahagura bagakomeza yenda bakageza na muno aya mazi yose uburebye hepfo muno hasi imigozi bari bahinze ejo bundi yose yagiye urufa reka tubahe ikaze kandi tubifuriza amahoro y'Imana mwe mukurikiye IBICE Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu. Turi mu nkuru y'ibiza ni imvura yaherukaga kugwa mu kwezi kwa gatanu ihitana abantu basaga 130 inzu 5,100 zirasenyuka imihanda 17 irangirika. Ni ibintu byinshi byaremaze kwangirika tariki enye z'ukwa gatanu aho navanga igihugu cyari cyacitse igikuba bamwe barapfa abandi inka ziragenda intama ziragenda bamwe barafashwa ariko abandi barirengagizwa nkuko bamwe mu baturage bagiye babigarukaho baturiye mu kagari ka Bararika umudugudu wa Mpenge by'umwihariko abantu bahinga muri Mpenge bafitemo imirima gitandukanye bagiye bangirizwa ibyabo byangiritse ariko ntibahabwa ubufasha. Uyu munsi wa none mu ijoro ryo kuri wa 22 rishiri wa 23 imvura nyinshi yaguye yasenye cyangwa se yangirije ibikorwa bitandukanye yaba umuhanda kuva mu mujyi werekeza muri Mpenge ukaba nawo wasenyutse. Ni mu ijoro rishira kuri 24 kuko imvura yaguye kuri 23 ni hamwe n'umupapa agiye gutangira twibwira ngufashe nta kibazo. Ngewe nitwa Bizimana Boniface tuye mu mudugudu wa Yorodani mu kagari ka Bararika mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru kaba nkorera hano muri iki gishanga ubona cyabereyemo ibibiza by'amazi by'imvura yarayiguye muri Rwanda. Ndi umusekirite. Nk'umwe mu bantu baba hano muri iki gishanga ubuzima bw'umunsi ku munsi uyu mwuzure wateye hano nubwa kanga ubonye ungana gutya. Iyi ni inshuro ya kabiri. Ubundi yabaye mu kwezi kwa gatanu ariho yatwaraga imyaka y'abaturage amatungo abantu igasenya n'amazu cyane nk'uruganda rwa Sutiru ibyo byose byarabaye narinda ahangaha. Imvura itangira kugwa muri iri joro ryakeye kuri 23 rishira kuri 24 yaguye hafi mu masaa 6:40 kuzamura gutyo amazi yatangiye gutema nkasanga niba waruri mazi. Ngewe ngera mu kazi saa 11 nageze hano muri iki gishanga hari abaturage nasanze baraye hano kwibaraza bavuze ko ishobora kuba imvura yabanje mu shamba amazi aratemba kuko bageze hano saa 4 babura aho bambukira barara hano kwibaraza nge nahabasanze bangana giki nahasanze abaturage 5 barayahanga kwibaraza ubwo ari saa 11 saa 11 niho ngeze mu kazi bavuga ko bageze mu masangahe saa 4 basanga umuzuru gutemba uvuze ngo imvura mu ishyamba yatangiye kugwa kare itangira kugwa hano kuko yiguye mu ishyamba amazi niyatemba akagera ino cyane none ubwo nukuvuga haba n'igihe hano huzuye twe hano nta mvura yaguye tukabona ahubwo umwuzura urabaye nuko rero nabo bageze hano bataha saa 4 gwari bayirije hano mu mujyi yenda bari kwifatira kandi ubwo bageze hano rero basanga hano hameze kuzura babura aho bambukana bararahanga kwiribaraza. Nuko ngo abari kuba gushakira ikibazo ku muhanda bari gushaka ikibazo mo hano ntago ikibazo kiri hano ahubwo ikibazo cyaba kiri ruguririye. Nuko ngo ikibazo gihera mu ishamba kuko amazi ni yahera none nukuvuga ngo rero ubwo hano hanamutse hakozwe n'umuhanda bisaba ko hashirwa ibiraro bigabanya aya mazi kuko amazi urabona ko urebye uburebure bw'amazi anyura ni hanini buriya no hirya hari amazu naho hari amazi ubu nuko ameze kugabanyukaho agasigara mu kintu gice cyahano burana harana habwa abantu baburi kwanyura uhagera mu masaa 11
amazi hano yangana giki? Amazi yari menshi cyane, nta muntu wari kwambukamo, nawe bari kwambutsa abantu ntabwo yagombye kumwambutsa kubera amazi. Abantu batangiye gutambuka bambutsa abantu, kuko yaba moto yaba igare ntibyakwambuka muno. Nuvuga ngo iyagerageje kuva saa moya n'igice ni imodoka niyo yatambutsemo bwa mbere. Nira modoka itambutse ndi kwireba ya double cabine ya Hilux. Oya, hatambutse imodoka ya Prado niyo yatambutsemo bwa mbere, hatambuka indi imodoka ikora mu ibaruramari ku karere. Yarimo abayobozi b'akarere cyangwa n'umushoferi wari? N'umushoferi kuko ataha hano. Niyo ya Prado yatambutse ni rwiyemezamirimo arubakisha na entrepreneur. Ukurikije nk'umwe mu bantu babana cyangwa se baturiye hano ubuzima bw'umunsi ku munsi, ubona kwanga iki kibazo gikemuke, uravuze uti nuko bakubaka ibiraro bakaba bafata amazi aturuka mu ishyamba n'imigezi bagiye bahuza bakaba bayishakira imiyoboro y'amazi agenda. Hari umuturage wavuze ngo mu gukonserva bino ntuza iki gishanga bajyaga bahinga bakayobora amazi, ariko uyu munsi none amazi ariyobora anyuze muri bya byatsi. Nawe ubona nk'ingaruka? Nukuvuga ngo icyagombye gukora, kuko inkurikije amajwi y'abaturage numva baravuga ko yenda nkanjye nk'umukozi wa Nature Rwanda iyo batubaza bavuga ko kubera aya mazi kugira ngo aze ngo byagombye kuba ngombwa ko bazibura ino migenda, kuko ibyatsi byuzuye bigahurirana aha amazi yanyuraga, bagatemura ibi byatsi imigenda ikongera ikagaragara neza kugira ngo amazi abone ahanyura. Ni ukuvuga ngo baramutse bayisibe kandi n'ubundi ntibyakunda kuko baba bahinzemo, kandi icyo barwanya ni uguhinga. Icyo barwanya ni uguhinga, gusaba kugemura ngo ino migenda bayitemure gusa, si no guhinga babyifuza. Barwanda ko tutemuye byibuze tugatemura aha amazi yanyuraga byaduha umutekano. Uretse kuba nta muntu wahasize ubuzima, ikindi ubona byagizeho ingaruka ku mvura yaguye nijoro ni iki? Urabona ahangaha hari uri kubona amazi y'ikidendezi, ahangaha hari hahinze hateye amateke, ubu yose yagiye. Ubonye ko abana bari gutoragura amateke muno bakabateza kugira ngo bayakuremo. Ayaturutse ruguru muri za Cyuve yose yamanutse, nabo bari baje kuyatangirira inahangaha. N'abari guhaha kuri ako muhanda wafunzwe, isoko ryimutse. Urabona isoko aho ryabereye hano. Kandi bakagombye kwambuka, ubwo nukuvuga ngo hakurya ntabwo ari buhure n'aba ngabo, kere ko bari bwambutse bamuhetse nawe agatanga amafaranga. Ubwo utega sanzu uyu musore buhahire mu mujyi ari burye gute? Nukuvuga ngo nugutegereza igihe amazi ari bugabanyukire, akaba ari cyo gihe yambukira ajya mu mujyi. Ariko mwaya masaha ya mbere saa 7 ntabwo ari bwambuke. Nk'umwe mu barinzi baba hano, nicyo usaba ubuyobozi bw'igihugu, yaba Perezida wa Repubulika kumanuka kugera ku nzego z'ibanze? Numva icyo badufasha uko iyi miyoboro y'amazi, kuko amazi yabaye menshi. Urabona umuhanda uva Kinigi, nuvuga ngo yose imena muno. Umuhanda uva hano muri Mpenge uturutse za Sunrise yose imena hamuno. Ubwo nuvuga ngo rero hakagombye kuba inyigo y'uburyo bashaka imiyoboro bakayagura kugira ngo ibone uko aya mazi ikaba miremire kanabana migari, kugira ngo aya mazi abone haje anyura atabangamiye abaturage. Hari n'abavuga ko amazi yarabaye menshi ari imigezi bafashe bakayihuriza ahantu hamwe. Barayihujije nibyo ndabyuzi, kuko ndabizi muri Cyuve ari amazi ava za Gasiza ruguru, hari aho bagiye bahuza imigezi, ariko bayahuza bageze hepfo hano muri Muhoza ntabwo bahaguye nkuko ruguru hagutse. Ngo barahakoze mwebwe barabirenganya. Kuko iyo bahagura bagakomeza yenda bakageza na muno, aya mazi yose uburebye hepfo muno hasi imigozi bari bahinze ejo bundi yose yagiye. Urufa kandi umuturage nubundi haraye yongeye guhinga, nubundi yindi yo mu kwa gatanu nubundi yaratwaye indi migozi hari. Uyu munsi rero nubundi byongeye kugenda. Ubwo nufango nubundi yaruhiye iki ubusa. Hari abaturage batitaweho mu gihe kibiza cyo mu kwezi kwa gatanu, batigeze bahabwa ubufasha na buke. Uyu munsi wa none bari bongeye kongera gutera indi myaka, nayo yongerera agenda, nayo yagiye. Nukuvuga ngo rero sinzi icyo leta yabiri kubitekerezaho kugira ngo ufashe abaturage, kuko niba umuntu yari yarahinze, niyo mpamvu uyu munsi bari kukubura ngo inzara irahari. Kuko niba umuntu yarahinze ibigori bikagenda, umuntu agahinga amateka akagenda nk'uku nguku, umuntu agahinga ibirayi bikagenda, umuntu agahinga ibishimba bikagenda, kuko ni henshi hano imyaka yaragiye kubera imvura. Ubwo rero kandi twumva ngo hari ikigega cya Midimari,
ntabwo nzi cyo yabiteganya uyu munsi muri ibi biza bibaho kugira ngo ifashe abaturage bahuye n'icyo kibazo kandi barabaruwe batatubeshye hari ababaruwe hari n'abahawe ibiryo mwebwe ntabwo byabagezeho njye ntabyo nzi ntabyo nzi nta naho nzi yene byaba byaratanzwe hano kubera ko ibyahawe abandi rero umwe ntimubihabwe ntabwo tuzi impamvu ba mudugudu banyuze ntabwo babagezeho njyewe moyenda mu bahuye n'ibiza by'abafite imirima hano ntabwo njye mfite umurima hano kuba mfite umurima ntabwo aya mazi ahagera ubwo rero kuva ko ntagomba kubimenya ariko abahuye nabyo benshi nk'aba ngaba turabona barabaha kujya bose turabana ntawe uratubwira ati hari icyo badukoreye ngo baracitswa n'inzara hirya no hino cyane rwose urabona hari umuntu wari uguye mu mugezi mo hariya kandi abantu bari gukinisha amazi kandi amazi nta kinishwa nyine aya mazi ni menshi bari gukina nayo kandi batazi ko ari mu rupfu hari ubuyobozi bwaba bwabagezeho uyu munsi nta buyobozi buragera ahangaha yaba n'ubw'umudugudu nta n'umukuru w'umudugudu ndabona ahangaha kereka niba uraho hakurya wagasanze yaje akagarukira hariya njye kuko nanjye sinigeze nambuka nanjye nagarukiye ahangaha hano ni mu rugabano rw'imidugudu ibiri hano hariho Kabogobogo hakabamo umudugudu wa Bwuzure turi muri Kabogobogo Bwuzure na Gasanze nta muyobozi n'umwe wigeze hagera yaba n'ubwo hano muri imidugudu ibiri negeranye nayo hano ntayo uretse icyo nzi ko nuko bavuze ko kubera amazi yuzuye hano batanze itangazo ko umuganda urakorerwa hano baravuga ngo umuganda urimutse tukibaye hano kuko amazi yagize gute yuzuye babiyumurira handi ngo ayo nguko rero ni imvura twavuye yangirije ibintu byinshi isenye ibintu byinshi iyi muri soko rya Mpenge imirima y'abantu yagiye ubutaka bwagiye ibihingwa byagiye reka dutegereze turebe ko hari icyo leta yafasha abaturage bari bahinze by'umwihariko muri iyi midugudu igera kuri 3 n'ahandi hantu hose hagiye hanyura amazi tugushimire cyane wakoze namwe murakoze cyane ibyo tugiye kuvuga mama ngo warugiye gucuruza none ngo ntabwo abashe kujya mu isoko mwarigiye muri hano ubu nta bintu mwabangamiye murakoze ngewe nitwa Mukeshimana Julienne nari ngiye gucuruza mu isoko rya Nkandagiro mfite miseta ncuruza imyenda none rero dore twageze hano dusanga amazi yuzuye nta muntu uri gutambuka uri kubona ko ari ikibazo gikomeye aha hantu haratubangamiye haribwo bwa mbere ni kenshi buri gihe cyose imvura yaguye nta muntu utambuka ngo rero ndumva nk'abanyamakuru mwatuvuganira rwose aha hantu mukahakora ikiraro cy'aya mazi nyine kugira ngo aya mazi ajye aratuma duhaha kubera kuko ari kwicisha abantu inzara uri kubona ni ibiza dore amateke hano yuzuye akajumba reka data ibishimbo biri kugenda natwe ubwacu turi kujya kuhahahirira isoko ryari ridutunze none uri kubona uko byagenze ubu biratuma rwose uyu munsi twicwa n'inzara nta kintu turabona kubera aya mazi mu isoko rya Nkandagiro usanzwe ucuruza ibiki ni imyenda ubu hano watanditse uri kubona abakiriya nta mukiriya n'umwe nta muntu n'umwe uri kuhagera none kuki mwahatanditse nyine twe turi kugerageza ngo turebe kuko turabona ibirayi by'abana ariko twahebye ubundi isoko rya Nkandagiro risanzwe rema abantu baturutse hehe nayo nyine baturuka impande n'impande baturuka impande zose hari abanyakinigi hari abanyamusanze binaha ngaha hari abihepfo mu misozi mbese ubwo nyine ni isoko rirema abantu bose mufite abana bangahe ngewe mfite abana 5 abana 5 ubu hari icyizere cyo kubona ibyo kurya nta cyizere pe nawe urabibona ntacyo nyine ubu twakubiswe nyine turabura isoko rya Nkandagiro rema kwa kane no kwa kangahe rirema ku wa 3 no kwa 6 hari andi masoko rusanzwe ujyamo cyangwa ni rema ku wa 3 ndema mu Kinkwari azaryejo ayo bararyayo ejo akore none se nayabitse reka urayabona ukayahaha ubundi ukongera ukarangura utundi kugira nyine ngo ubuzima bukomeze nyuma y'uko isoko mwagiye ntimwe mufite abakiriya nicyo uri gusaba nyine ikintu ndi gusaba ni ubufasha bwo kugira ngo mudukorere aha hantu inzira ibe nyabagendwa mubakora umuhanda guturuka kuri Sunrise kumanura kugera hano ikiraro bacyagure ibibizi byose bijye byisukamo no tubonaho tunyura ubundi susesenguye nk'umuntu mukuru ubona aya mazi aterwa n'iki aya mazi aterwa n'imvura nyinshi nyine aturuka mu birunga ahantu henshi Yaounde yatemba none se Yaounde ntari gutemba hari umugezi witwa Susa hari umugezi witwa Muhe hari umugezi witwa Rwebeye usibye ko ibyo biraro byo bari kugerageza bakabikora ariko noneho naho amazi ari gutemba ni menshi cyane ni uvuga ngo na hano hagati urasabwa ngo amazi batangiye kuyakumira yego pe kurinda kugeza yego
niho twabona agahenge. Nge mazemo imyaka 2. Iki kibazo n'ubwa kangahe kikubayeho? Nyine iki kibazo giheruka muri biriya biza byari y'amazi na n'ubundi yaje niho yaraheruka. Ubu rero twe dufite agahenge yari makeya twageragezaga tukayambuka. Nukwanga uyu musi bwo yaje ari menshi. Bavuga yuko muhageze ari kugabanuka kuko kuba mu masaa 6 amazi yari menshi cyane kuye kwenda umuntu wari uhari ashobora no kuba yari bumutware. Hari n'igihe yaba yatwaye abantu haruguru kubona ko yamazi ari menshi. Usibye ko twebwe twageze mu gitondo tukaba twamenya amakuru y'ibyo yangirije ariko kubona ko yamazi yangirije ibintu byinshi biragaragara. Gushimire urakoze cyane watuye witwa? Murakoze namwe nitwa Mukeshimana Julienne. Anita uturutse Gasanze. Ubuse style yawe ko ikuye. None nabigenza ne kari imiturire. Abandi bari gutanga amafaranga 500 bakabaheka we kutatanze amafaranga nyango bakwambutse. Ni sheri wanje. Uyu ni sheri wawe. Tujaga turabibamo ibi byo kuja turambutsa mbese nk'abantu. Batemikoro mutubwire. Nk'ukuntu rero ibintu biba bimeze hano ngaha. Ya aya mazi aba yaje akuzura umuhanda guca. Tugomba guha abaturage nk'umusada tukaje twambutsa abadashoboye kwambuka. Abafite amafaranga bashoboye kuyatanga bakayatanga, umucecuru udashoboye kuyanyuramo tukamwambutsa nk'utwana tuba tugiye kwiga tukabambutsa nuko ikibazo kiba gifashe. Ariko umusheri wanjye we abagomba kwambuka kubera kuko isaha ku isaha ntago yaje kunyura mu mazi mpari kandi uyu tujaga turabiba murabibona nk'ibi ngibi ibi nibyo mbagamo. Namuhetse ntago ubonye kandi nakubwudufotore ni wabibona wifotorera imodoka ibi warujaje urabinavuga ati dore ukabantu bajaga barabikora wayaguhekana twave mu mazi ibyo nibi ahubwo mukane tugendane nje ibinjaga ndabibamo byo kwambutsa abantu n'igihe cuve yaje amazi yabaye menshi bikaba ibintu byo kuja turambutsa abantu hano ngaho. Mama, byari meze mu kwambuka amazi. Tubwira babiri badukorera umuhanda. Uri no kuri umusaba, bano bakuba nabo batubwira. Maratuganiriza, mutubwire ukuntu kwambuka hano byari bimeze. Mwababwira. Tubwire kwambuka amazi byari bimeze mukobwa. Kwambuka byari bimeze. Bikomeje kugorana. Kabisa. Warugiye hehe? Ukuvuga ngo twa tujya kurangura uduhene. Umuntu wo kurangura ihene? Umuntu wo kurangura ihene. Twe izo tuzabaga ku munsi w'irayidi. Irayidi zaba ryari? Kuwa 3 kuri 29. Komeje kugorana. Zana mvuge. Warugiye wowe? Nje nari mgiye mu mujyi. Ariko umwanya ngiye mu mujyi uri kubona yuko amazi nyina tubereye ikibazo. Ariko n'umugose tubereye ikibazo rwose pe mwatuvugira tukareba ko natwe twagira ate twakora ukuntu natwe twakwigenza rwose natwe tukabaho neza. Mu gihe mutari ku ishuri yaba ari igihe cy'amasomo mwari bwandite mute? Nuko tegereza nyina nk'aba basore nyine bafite imbaraga bakatwambutsa kuko urebye n'akana mu mazi imbere harimo amazi akurura nka rukuruzi urebye nawe wanagenda. Imodoka ihambuka ntabwo mwari mufite gushaka kubaturamo? Byanaguturamo urebye nyina akase nabi yanaguturamo nawe uri kubibona. Nitwa Manishimwe Fabrice. Manishimwe Fabrice niki wasaba ubuyobozi ababyeyi batandukanye abantu bashaka gukemura iki kibazo? Wenda twasaba ikiraro wenda rwose kuko navuka mu buzima bwanjye najya imyaka 20 navutse nsanga bimeze gutya ikiraro kikarengerwa gutya njewe mu rugo najaga no kwiga bakambuza no kugira gute no kwiga. Urakoze cyane turagushimiye nkuko mwabibonye turi ku mugezi wimuye isoko abantu bakabaye bashyira hamwe kugira ngo bafatanye babisenyere umugozi umwe kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka burundu. Saha gusa ahubwo na ahantu henshi cyane biri. Urabona abamama kwambuka bigoranye cyane.
ukibaza ubu buzima aramutse ari umunyeshuri aramutse ari abana abangaba bari guhimbanira kujya guhaha no gushaka imibereho ukuntu mama byari bimeze gute mutubwire munyure hano mutubwire bimeze gute mukecu ngo ngwiki ko mwamutse nk'abaparakomando byari bimeze gute ni wowe ibintu byakaze hagarara hano tubwire kwambuka gutya byari bikumereye gutega inyuma gatoya nyine iyo uri kwambuka mu mazi uragenda utegeranyije amaguru egera inyuma gatoya utwereke egera inyuma ntabwo wanyura mu bagufate mazi yego wegeranya amaguru gutya ugenda urambuye ukuguru ukongera ukazamura ukundi ukongera ukazamura ukundi naho iyo wegeranyije amaguru amazi hasi ko bagari kukuziga baragutwara jewe oya kubera nigeze guturira ahantu h'igishanga kinini cyane turacambukaga ubonye ko nambukije umuntu none urakaze jewe narahatuye naturiye amazi ubwo rero ntabwo twegeranyaga amaguru aya mazi amaze igihe kingana iki anyura hano kuri umugezi oya iyo imvura yaguye iri haruguru ikagwa ari nyinshi byanga byakunda cuvira iyi tuyita cuve iramanuka urasaba iki rero kugira ngo cuve kuzongera kuza ubufasha bwose bwaturuka iri haruguru mu ishyamba ashobora kuba iri haruguru mu ishyamba nta muyoboro uhari kuko asandara akageze hano muri cuve munsi ya buruba ikibazo kiri hehe ikibazo kiri iri haruguru nta miyoboro ashobora kuba nta miyoboro iriyo ikindi kibazo kiri mu kinigi ntabwo kiri hano nyine aya mazi aba yanyuze mu byatsi iri haruguru nta muyoboro ikibazo ntabwo muri kugihuriza hano kiri gushakirwa hehe cyashakirwa hano muri cuve cyashakirwa hano muri cuve kuko ari munsi ya senarayizi iyo yaturutse umuhanda wa kaburimbo mu ntoki byari bimeze gute kubera cuve yamenekeye muri mpenge amazi yabaye menshi none rero tugiye gusenga turazamura tugeze hafi ugiye gusengera hehe hari kuri bwuzure ubu si sabato ntiwayikerewe niba nakerewe ko byatewe n'amazi ubu si usiba aho kugira ngo wambuke mu byo mumeze gutya umusare ni Yesu nta mpamvu yo gusiba mukecu ubu wowe werekeje hehe ngiye kuri gereza gusura umuntu ugiye kuri gereza gusura ubu ntiwakerewe oya ntaho nakerewe uyu munsi bwarisura hano hari umupapa ufite bibiliya muze wari ugiye gusenga yego bimeze gute hapi nuko ikibazo ni amazi twahuye nayo none se aya mazi yabateye sangahe hagara hano tubwire urebye hariya ntaho mbizi wese ko naje ntazi ko yaje waje utabizi ko yaje bari kuvuga ngo yaje nka saa 10 za nijoro witwa nde witwa barandembeye nakubwiye ngo ufite amafaranga ge arambuka adashaka gukuramo inkweto ye agamazi gaba gafite ubukonje nuko yambaye inkweto ihenze ntabwo rero yaje kuyitakaza ngo ayita agaciro gakeya yarayiguze bose witwa nde nitwa Masengesho ukora iki ndacuruza uracuruza inkweto oya ibyo kurya utanze angahe kugira ngo bakwambutse 200 usi ukuramo inkweto nk'abandi oya ntago nashaka kuzikura amafaranga icyabereye no gucungura Masenge utuye hehe ntuye hano ruguru kuri perime ni hehe ruguru hano igasa amazi nawe yagukozeho none ugiye gucuruza saa 5 sawa cyane bagucitse oya ndarya araboneka nyine Masenge saa none komereza aya mazi ntago yakoze ku bari bagiye guhaha no gushaka indi mibereho ahubwo n'abantu bari bagiye gusenga yagiye abakora aho baturutse uyu muntu agiye gutangira tubwira amazina ye nahaturutse bakwita hagarurebye muri kamera kugira ngo tugufate neza bakwita Iradukunda Chanceline Chanceline waruturutse hehe mu karere ka Nyabihu warugiye hehe
nari ngiye gusenga ariko ntabwo nahitwa hano hasanzwe huzuye mageze mbura uko nambuka nanjye byashanze kubona abantu bari kubashyira mu mugongo bakabajyana ariko ntabwo ndamenya amakuru yabyo niba bari kubishyura amafaranga ntegereje ndako nabona umuntu wanyambutsa bari gutanga ibiceri 200 bakabambutsa ikibazo ni uko nari nyafite kuri telefone nta mafaranga afite mu ntoki nicyo cya mbere ikibazo nari afite kuri telefone nta kibazo ntihagira umuntu uguheka uno heka umuntu uno nguhangira uno umukiriya ndabyumva vuba kora akazi weho gusa wari utuye witwa Iradukunda Chanceline Ndaduko ubu se nimuvaye n'ubundi mvura ikongera ikaba mugasanga huzuye nanjye nicyo kibazo ndi kwibaza ndi kwanga kureka kwambuka kugira n'ubundi mvura itagwa ikansanga hakurya nkabura uko nambuka okay muye kagenda baguye nawe urepeye yerekana nyine bino byose ntabwo turabona bese bari kwambutsa ni bake genda wegenda baguye ariko nawe mubonye bose mwakugira umunyamakuru akishakira amakuru mumure oya ngwino ndakugeza utawitishe n'uzaza urasa bigoro aho nje mugira icyo ndakugeza natugira ubwo bari bwabwitsa agize isoni kubera ari umugabo ugiye kumuhe Sizifunze zirafunze kongera hasi nk'abaye igitambaro bakanagura nikeya mukuru ari guhana abakiriya ke bafate bombi ubika mu mugongo w'imviri hasigaye umunyamakuru kujana nguku uko abantu bari kwambuka ni ibintu wavuga bitoroshye na gatoya kuri iyi mvura yaguye mu karere ka Musanze by'umwihariko ikaba yaguye mu masaha y'ijoro ahagana mu masaha 5 ni imvura yaguye umwanya munini ikaba yangirije ibintu navuga bitari bikeya kwambuka kuri uyu mugezi bikaba bisaba kugira ngo umuntu bamuheke abe yabasha gutambuka reka twizere yuko ubuyobozi bw'akarere by'umwihariko ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru hari icyo buri bukore kuri aba bantu atanga inkuru ko mwozi za ruhodo zose karaburi kujya